umukobwa umwe yarambajije ngo nk'umukristo usibye kuba umuntu akijijwe ni biki bindi nareberaho mu guhitamo uwo tuzabana. Muri iyi nyigisho rero turajya mu ijambo ry'Imana, asigaye nkwereke ibintu bitanu wagenderaho usuzuma imico y'umuntu ukareba niba koko iyi mico ari imico yamubashisha kubaka urugo rwiza, kugira ngo nujya guhitamo uwo muzabana urebe umuntu wujuje iyo mico aba ari guhitamo. Turi mu gitabo cy'Imigani igice cya 31. Uhereye ku murongo wa mbere, Bibiliya itwereka ko ibintu bivugwa muri iki gice ni inama cyangwa se ubuhanuzi umwami Lemuweli yahawe na nyina. Hanyuma iyo ukomeje n'umurongo wa kabiri, uyu mubyeyi atangira abwira umwana we uko akwiye kwitwara nk'umwami, akamubwira ukuntu akwiye kwirinda ibisindisha. Hanyuma wagera ku murongo wa 10 agatangira noneho kuvuga ku bijyanye n'urushako, ku bijyanye no guhitamo uwo muzabana. Agatangira amubaza ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona. Mu gusubiza iki kibazo niho tuza gukura bya bintu bitanu wagenderaho uhitamo uwo muzabana. Ni karibu, inyigisho yose iri kuri YouTube @urushako.